Imbuga ngari y'ibyegeranyo, imbuga y'ubumenyi, imbuga ya buri kimwe cyose kimenyekana kuri iyi si ndetse n'ikitaramenyekana kuri Yoshida Movie Rwanda niho uzajya ubisanga. Nguhaye ikaze. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe abagabo 10, abagabo babayeho mu mateka y'isi ndetse bakavugwa hirya no hino hifashishije ibitabo bigiye bitandukanye, ariko ntabwo nkoresha ibindi bigiye bitandukanye cyane ngo nibagirwe gukoresha Bibiliya. Ni abagabo bakoze ibikorwa bidasanzwe ku isi y'abazima, bakoze ibitangaza bitarabaho muri iyi si. Ubwo tugiye kugaruka ku rutonde rw'abantu badasanzwe babayeho mu mateka y'isi ndetse bakandikwa muri Bibiliya. Iyi ni Yoshida Rwanda Official. Nguhaye ikaze. Utangiye wibaza uti se ni bande? Tugiye kugahera ku mwanya wa 10 maze tumanuke tugere ku mwanya wa mbere maze tuhasange umwe ukomeye rukumbi. Ku mwanya wa 10 turahasanga Goliyati. Goliyati mwese muramuzi, ni umwe wahamuye isi ya kera. Tugiye kumanukaho gatoya tugere ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turahasanga Samusoni nawe bivuga yuko yari umunyembaraga mu mateka y'isi, dore ko yashwanyaguje intare akayitatamura. Reka dukomeze tumanuke tumenye byinshi mu bagabo b'abanyembaraga ndetse n'abantu bagiye bakora ibintu bidasanzwe. Ku mwanya wa 8 turahasanga Farawo ni umunyamisiri watoteje Israheli ubwo bambukaga Egiputa. Ubwo watangiye kumumenya. Reka dukomeze ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turahasanga turahasanga umugabo wanditswe mu mateka akamenyekana mu buryo budasanzwe, ndavuga Mose. Utangiye kugenda wibaza uti se yakoze ibiki? Uribuka niwe wambukije Abisiraheli inyanja itukura. Umaze gusobanukirwa. Reka dukomeze turebere hamwe ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turahasanga mu bagabo b'abanyembaraga ndetse n'abanyabigwi banditswe muri Bibiliya. Reka turebere hamwe tumenye byinshi. Turahasanga Yohana Umubatiza. Uyu Yohana Umubatiza yakoze ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye, dore ko ari nawe wabatije Yesu. Reka dukomeze turebe byinshi ku bantu babayeho bakandikwa mu mateka ya Bibiliya. Hari bamwe batamenya umugabo witwa Melisedeki. Ese uyu mugabo Melisedeki utarabyawe ntavuke ntihagire umenya irengero rye, ubundi yabaye hate? Niwe dusanze ku mwanya wa 5 mu bagabo b'abanyembaraga babayeho mu mateka ndetse bakandikwa muri Bibiliya. Reka tumanuke tugere ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 turahasanga umugabo w'Indumikarumwe. Ni umugabo wanditse amateka ndetse akavugwa na benshi ku buryo abakristo na n'ubu banze kumwibagirwa, ndavuga Enoke. Wese wibaza uti se Enoke mu bitabo bya Bibiliya bigiye bitandukanye ni iki yakoze? Ni umugabo wabayeho mu mateka ya Bibiliya, wubahaga Imana. Ubwo twavuye ku mwanya wa 4, reka tumanuke ku mwanya wa 3 tumenye byinshi ku bintu ndetse n'ibigwi byaranze abagabo b'abanyembaraga banditswe muri Bibiliya. Tugeze ku mwanya wa 3 turahasanga Yosefu niwe wabyaye cyangwa se wabyaye abandi bana bavukanaga na Yesu, dore ko Yesu yavutse kuri Mariya. Ibyo watangiye kubisobanukirwa. Iyi ni Yoshida Movie Rwanda, nkomeje kuguha ikaze wibutsa gukanda subscribe. Reka tumanuke ku mwanya wa 2. Ku mwanya wa 2 turahasanga Salomo nawe ari ku mwanya wa 2. Ni umugabo wanditswe mu mateka, bivugwa yuko ari we mugabo wabyaranye n'abagore benshi ku isi. Reka tugere ku mwanya wa 1. Utangiye kugira amatsiko wibaza uti se umwanya wa 1 uri huhe mugabo w'umunyembaraga udasanzwe? Turahasanga Nowa niwe muntu wa mbere
wabayeho mu mateka y'isi. Bivugwa yuko buri kinyabuzima cyose kiri ku isi kimukomoraho amahirwe, dore ko ari wo wubatse inguge yarokoye buri kimwe cyose ku isi kiboneka, aho buri kimwe cyose yakishyize mu nguge yabaje imyaka myinshi cyane, buri kimwe cyabaga kiri kumwe na kigenzi cyacyo. nkwibutsa ukanda subscribe niba wakunze iyi video, biyinyereke maze uyisharinge kugira ngo tujye duhurira muri video zigiye zitandukanye. Ndagushimiye cyane.